Itegeko ribuza kurya ingurube mu idini ya Islam no mu yandi madini nka Yahudi riri mu mategeko y'imirire amaze igihe kirekire cyane mu mateka y'abantu. Rimaze imyaka ibihumbi myinshi rikurikizwa n'abantu babarirwa muri za miliyari hirya no hino ku isi. Abashakashatsi benshi bavuga ko ayo mategeko ashobora kuba arimo ibisobanuro byimbitse byatakaye uko ibihe byagiye bisimburana. Ibimenyetso by'ubucukumbuzi byabonetse muri Mesopotamia ya kera byerekana ko kwirinda kurya ingurube byari bihari kuva kera cyane mbere y'uko ayo mategeko ashyirwa mu bitabo byera. Bikerekana ko hashobora kuba harabayeho ubwenge bwa kera bwihariye busobanura impamvu ayo madini abiri akomeye ku isi yaje kugira amategeko asa gutyo. Isano iri hagati y'ayo madini, amategeko yayo ahuriyeho ku mirire, ibisobanuro byimbitse bishobora kuyihishwamo byagiye byirengagizwa cyane n'ubushakashatsi busanzwe bw'amateka. Niba ubushakashatsi bugushimishije, fata umwanya urebe izindi video zacu zivuga ku mayobera y'idini kandi utekereze kwinjira mu muryango wacu kugira ngo dukomeze kureba ibiganiro hamwe. Ni ubuhe bumenyi bwo mu isanzure bushobora kuba bwarashyizwe muri aya mategeko ya kera y'imirire? Ese hari ibirenze ibyo tubona ku maso? Noneho reka dusuzume ibimenyetso kurushaho. Iyo twiga imico ya kera y'Abasemiti, dusanga kwirinda kurya ingurube bitari ibintu byari rusange muri ako karere mbere y'uko ayo mategeko ashyirwa mu idini. Imico myinshi yari ikikije yararaga rero ingurube bisanzwe, yoruraga ingurube bisanzwe ku buryo harimo Misiri. Mu bihe bimwe na bimwe imico itandukanye yo mu karere ka Mediterane, uku guhitamo rero kwihariye kwerekana ko hari umuco rusange w'akarere, ahubwo byari ikimenyetso cyafashwe ku bushake. Bityo ikibazo kikaba ni ubuhe bumenyi cyangwa se ukwiyumvamo kwihariye kwatumye abayobozi b'idini bahitamo cyane cyane iyi nyamaswa. Igishimishije ni uko ubworozi bw'ingurube bwatangiye hafi imyaka 13 ishize mu karere kari muri Turukiya y'uyu munsi, ahazwi nk'inkomoko y'umuco w'abantu, aho aya madini yaje kuvukira nyuma. Ikimenyetso bya kera by'ubucukumbuzi byerekana ko imiryango yo mu bihe bya Neolithic yabanje korora ingurube kimwe n'izindi nyamaswa. Nta kintu kigaragaza ko byari bibujijwe kugenda bava kurya ingurube mu miryango imwe n'imwe. Byabaye rero buhoro buhoro, bigaragaza ko byaturutse ku busobanuro no gusobanukirwa kwihariye kwagiye gukura, aho kuba ihishurwa rihishe cyangwa itegeko ryashyizweho nta mpamvu. Iyo tugereranyije inyandiko za kera zivuga ku ngurube, dusanga amagambo asa cyane mu mico itandukanye. Nubwo yari itandukanye mu bihe, ibisobanuro byo muri Bibiliya rero bihura cyane n'ibiri ku byapa bya Mesopotamia ya kera, aho ingurube zasobanuwe nk'inyamaswa zijyanye n'umwanda no kutaba zitaruye neza. Uku guhuza ibitekerezo mu mico itandukanye kandi itari ifitanye imikoranire igaragaza kuzamura ibibazo bikomeye ku bumenyi bwa kera basangiye cyangwa ku bushishozi bushingiye ku buryo biboneraga ubuzima busanzwe. Ijambo rigira riti nimuze murye inyama zabo kandi ntimujye mukora ku mirambo yabo. Ibi ngibi ni ibizira kuri mwebwe. Gutegeka kwa kabiri kuri 14 ku murongo wa 8 rishimangira iri tegeko mu magambo asa nande, ikagaragaza ihame rihamye mu bitabo bitandukanye byanditswe bya Kiyahudi. Igituma rero aya mategeko yo mu nyandiko za kera arushaho gushimisha nuko asobanutse kandi agashyirwa no mu buryo bwihariye. Mu muco wa Kiyahudi, inyamaswa zo mu butaka zigomba kuba zifite ibinono byacitsemo kabiri kandi zikarya kandi zikagarura ibyo zariye, byo bita guhekenya, kugira ngo zifatwe nk'izemewe. Ingurube rero ifite kimwe muri ibyo ngibyo, muri ibyo bimenyetso, ibinono byacitsemo kabiri ariko ikabura ikindi cyo guhekenya. Ibyo rero biyishyira mu cyiciro gisa n'icyo hagati, itari yemewe kandi itari inyamaswa isanzwe ibujijwe mu buryo busa n'izindi. Bikaba bishobora gusobanura impamvu ivugwa cyane mu nyandiko za Bibiliya. Muri Islam naho habaho uburyo busa bwo gushyira inyamaswa mu byiciro hagamijwe gutandukanya iziremerewe n'izibujijwe hashingiwe ku miterere yazo n'uko zibaho. Kwibanda cyane rero ku ngurube aho kuyishyira gusa ku rutonde rw'inyamaswa zibujijwe byerekana ko ifite umwihariko wihariye. Ese bishoboka ko imiterere yihariye y'ingurube yafatwaga nk'ifite ingaruka cyangwa ibyago byihariye bitabonwaga ku zindi nyamaswa zibujijwe? Ibimenyetso byo mu nyandiko byerekana ko indi shusho ishimishije. Nubwo ayo madini yombi abuza ibiribwa byinshi, kubuza ingurube kugarukwaho cyane kurusha izindi bigasobanurwa birambuye cyane. Uku kwibandaho rero kudasanzwe kugaragaza ko abayobozi b'idini babonaga iri tegeko nk'iry'ingenzi cyane ku buzima bwo mu mwuka no mu buzima busanzwe bw'imiryango yabo.
ariko se niki cyatumye iyi nyamaswa yiharirwa kwitabwaho kurusha izindi? Iyo dusuzumye ayo mategeko ashyirwa mu byanditswe byera, dusanga kenshi aza iruhande rw'inyigisho zishingira cyangwa se z'ishingiro z'imico myiza n'imyitwarire ikiranuka, aho kuza gusa ku mabwiriza n'imigenzo. Ibi byerekana ko aya mategeko y'imirire yumvikana cyane nk'igice cy'ingenzi cy'ubuzima bukiranuka, atari imico y'inyongera idafite uburemere. Abashakashatsi benshi bakunze kwirengagiza ubu buremere bw'aho aya mategeko ashyirwa mu nyandiko iyo basesengura aya madini. Ubushakashatsi bwo mu rwego rwa epidemiology bwakorewe mu turere turimo kurya ingurube nyinshi bwerekanye isano y'ibura ishimira cyane cyangwa se idashimishije hagati yo kurya ingurube n'indwara zimwe na zimwe zikaba zitagaragara cyane mu baturage basanzwe birinda ingurube. Ese abayobozi b'idini ba kera bashoboraga kuba barabonye izi ngaruka ku buzima, cyangwa nubwo batari bazi impamvu zazo mu rwego rwa microbiology? Imiterere y'igogora rero ry'ingurube itandukanye cyane n'inyamaswa zigarura ibyo zariye nk'inka n'intama. Ingurube ifite igifu cyoroheje gitunganya kandi ibiryo mu masaha hafi 4 gusa, mu gihe inka ishobora kumara amasaha agera kuri 24. Ibi bishobora gutuma bimwe mu burozi cyangwa imyanda bitunganywa bidatinze bigasigara mu nyama zayo. Byongeye rero mu mibereho karemano, ingurube ni inyamaswa irya ibintu byinshi bitandukanye kandi ikunda kurya ibisigazwa, imirambo n'imyenda, ibintu inyamaswa zirisha ibyatsi zitajya zirya. Iyi myitwarire rero yari yoroshye kubonwa n'abantu ba kera. Indwara ya trichinosis iterwa no kurya inyama z'ingurube zidahiye neza yari ikibazo gikomeye cyane mu bihe byakurikiyeho byabanjirije firigo n'uburyo bugezweho bwo kubika no gutunganya ibiryo. Udukoko twa Trichinella spiralis twinjira mu mubiri rero w'umuntu tukigumira mu mitsi bigatera ikibazo by'ubuzima by'igihe kirekire, byashoboraga kugaragara nk'amayobera cyangwa ibihano ku bantu ba kera. Muri iki gihe gutera cyangwa se guteka neza n'amabwiriza y'isuku y'ibiribwa byagabanyije cyane iyo ngaruka, ariko mu bihe bya kera isano iri hagati yo kurya ingurube n'indwara zikurikiragaho zishobora kuba yaragaragazaga neza, nubwo batari bazi iyo parasite yateraga nk'indwara mu buryo bwa siyansi. Ikindi kintu cya siyansi gishimishije ni ugusa kw'ibinyabuzima hagati y'ingurube n'abantu. Ibi ngibi binyabuzima rero byombi bisangiye byinshi mu miterere y'ingingo z'umubiri n'uko zikora, kubera ko n'ubu amavalvu y'umutima w'ingurube rero n'uruhu rwayo bigikoreshwa mu buvuzi bw'abantu. Uku guhura kw'imiterere y'ibinyabuzima kuzamura igitekerezo cy'uko indwara zishobora kuva ku ngurube zikajya ku bantu ku kigero gishoboka kuba kiri hejuru ugereranyije n'izindi nyamaswa zororwa. Abantu ba kera bashoboraga kuba barabonye uburyo budasanzwe indwara zimwe na zimwe zagaragaraga cyane mu bantu bororaga ingurube cyangwa baziraga inyama zazo. Ibidukikije nabyo bitanga indi ngingo ya siyansi yo kwitabwaho. Mu bihe by'ubushyuhe n'izuba bwinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, aho aya madini yavukiye, korora ingurube bisaba amazi menshi cyane kurusha korora intama cyangwa ihene. Uku kudakoresha neza amazi gushobora kuba kwarateye impungenge zifatika mu turere twari dufite ikibazo cy'amazi make. Byongeye ingurube ntizifite uburyo bwiza bwo kwiyororotsa ubushyuhe nko kugira ibyuya, bigatuma zidahuza neza n'imiterere yari iri mu butayu ugereranyije n'izindi nyamaswa zororwaga. Ubushakashatsi buherutse mu bijyanye na nutritional rero bwerekana ko indyo gakondo y'abantu igenda ihinduka bitewe n'ibidukikije n'ibiribwa biboneka, bityo kubuza kurya ingurube bishobora kuba byarabaye igisubizo cy'umuco ushingiye ku buzima ibibazo byihariye by'akarere, nyuma bigashyirwa mu rwego rw'idini kugira ngo byubahirizwe n'umuryango wose. Ese ibi bisobanuro bya siyansi byonyine birahagije gusobanura uko kubura kurya ingurube cyangwa se kubuza byabaye ihame rihamye mu madini atandukanye mu bihe bitandukanye by'aya mateka? Reka turebere hamwe. Iyo abantu babujijwe kubahiriza aya mategeko n'ubutegetsi bubakandamiza, byagaragazaga akababaro n'akamaro k'aya mategeko ku biranga umwihariko w'idini. Ni ubuhe bushobozi bwihishe muri iri tegeko ry'imirire ryatumye abantu bagira ukwiyemeza kudasanzwe mu gihe cy'amazana cyo muri azana? Mu gihe cy'ubwami rero bw'abaroma, aho kurya ingurube kwari kugaragaraga nk'umuco wabo,
byagaragazaga itandukaniro rikomeye n'imigenzo y'Abayahudi. Basirikare n'abimukira b'Abaroma rero bazanaga indyo irimo cyane ingurube mu bice byakorerwagamo, bityo rero bagashyiraho ubworozi bw'ingurube mu bice byabafashaga cyane ku Bayahudi babagamo munsi y'ubutegetsi bw'Abaroma. Kwirinda kurya ingurube ntibyabaye itegeko ry'idini gusa, ahubwo byabaye igikorwa cya buri munsi cyo kwerekana kwanga kwivanga n'umuco w'ubwami. Ibimenyetso by'ubucukumbuzi bw'amateka muri icyo gihe byerekana uburyo bwihariye bwo gutegura ibiryo mu ngo z'Abayahudi, bigaragaza uko imigenzo y'imirire yashyirwagamo mu buryo bufatika nk'ikimenyetso cy'urukuta rw'umuco. Mu gihe cy'ihindagurika ry'Abamakabe hagati y'167 n'160 mbere ya Yesu Kristo, Antiochus wa kane yibanze cyane ku mategeko y'imirire y'Abayahudi, asaba Abayahudi gutanga ingurube mu bitambo no kurya ingurube nk'uburyo bwo kubangamira umwihariko w'idini ryabo. Kwirwanira kw'Abayahudi rero kwari ayo mategeko yagaragaje akamaro k'aya mategeko mu kurinda umuco wabo. Ibitabo bya Makabize na kabiri byo byandikaga inkuru nyinshi cyane z'Abayahudi bahisemo gupfa aho kurenga kuri ayo mategeko y'imirire. Mu buryo bumwe, imiryango y'Abayisilamu yo mu gihe cy'Abakristo muri Espanye n'ahandi yatanze urugero rwo gukomeza kubahiriza iryo tegeko ry'imirire. Nubwo hariho igitutu gikomeye cy'imibereho n'ubukungu cyo kwivanga n'Abakristo, amateka agaragaza ko mu bihe bimwe na bimwe abayobozi bifashaga ubushake bwo kurya ingurube nk'ikigeragezo cyo kureba niba umuntu yemeye koko guhindura cyangwa guhinduka yavuye mu idini ya Isilamu ajya mu ya Gikristo mu gihe cya Inquisition mu gihugu cya Espagne. Ibyo byose byerekana ko agaciro k'iri tegeko ry'imirire ryari hejuru yo kwiyumvamo gusa, ryari igikorwa cy'amarangamutima kandi gikomeye kubiranga cyane umwihariko w'umuco. Uko iri tegeko ry'imirire ryakomeje kumera rero no gukomera ku bantu benshi, riratwereka imikorere y'amarangamutima n'iy'umwihariko ku buzima bw'umuco abantu baba bafite. Izi ngingo zifite uburemere bwinshi cyane mu mitekerereze y'abantu kuko zigaragaza imigenzo y'umunsi ku wundi, ituma abanyamuryango bitsinda bitandukanya n'abari hanze. Ibi birwanya rero gukwirakwira k'umuco wabo, bigatuma itsinda rigumana ubumwe n'uburambe bw'umuco. Buri funguro ribaha amahirwe yo kwemeza umwihariko w'idini no kwiyumvamo mu itsinda. Uburyo bwo kwibutsa ibitekerezo n'imyemerere mu buryo bwa buri munsi bushobora gusobanura impamvu ayo mategeko y'imirire yagiye akomeza kubaho no mu gihe cy'amateka agera ku bihumbi by'imyaka. Nubwo ibihe n'ubumenyi bwa siyansi rero byahindutse, igitangaje ni uko imico y'idini ya Isilamu n'iya Kiyahudi yose yagiye ikora uburyo bwo gusuzuma neza ibibazo bigoye n'ibihe biri kuri ibyo bita kuri labage byemewe cyane n'ibyakurikijwe mu mirire. Ubushobozi mu by'amategeko y'idini bugaragaza akamaro k'ibi bikorwa mu buzima bw'idini. Abashakashatsi b'aya madini bombi rero banditse ibitabo byinshi bisuzuma ibibazo by'ukuntu kurwanya no ku buryo butateganyijwe ibiryo bivanze cyangwa se bikubiyemo ibitemewe, n'ibihe byihutirwa bisaba gutanga ibyo bita exception kugira ngo abantu barokore ubuzima bwabo. Ubushakashatsi bwagarutse bwimakaje cyane aya mategeko mu biranga cyane umwihariko w'umuco n'imyemerere. Uretse ibibazo bifatika, abashakashatsi b'idini kandi kera basanze kwirinda kurya ingurube bifite ibisobanuro byimbitse cyane mu rwego rw'umwuka. Imico myinshi y'idini ishyira ingurube mu rwego rw'umwanda w'umwuka. Gucumura rero kw'imyitwarire myiza n'ingufu z'umwuka mbi cyane mu myemerere y'ibanga ya Kiyahudi. Ingurube ihagarariye ibyo bita Esau na Edom, ikaba ikimenyetso cy'imbaraga cy'umwuka zicafuye cyane, zifite umwanda, zidahuza n'ukuri kw'Imana. Mu bisobanuro by'ubushakashatsi bwa Isilamu, nko kubuza kurya ingurube bifitanye isano no kwiyiriza umwuka no kugenzura ibyifuzo by'umubiri. Ese ibi bisobanuro by'ikirango bishobora kugaragaza ubwenge bw'umwuka bwihishe mu mategeko y'imirire y'idini? Bityo rero imiterere y'ingurube n'imyitwarire yayo byayigize cyane ikimenyetso gikomeye mu mico myinshi cyane ya kera, cyane kubera imirire yayo yose n'imyitwarire yayo itandukanye n'iy'inyamaswa zororwa n'abantu mu ngo zabo.
Ibyo byose harimo n'imyanda rero bishobora kuba biteza imyanda, byagaragazaga itandukaniro rikomeye n'inyamaswa zororwa neza kandi zifatwa nk'izisukuye. Ku kurya byose rero hatitawe ku isuku cyangwa ubwoko bw'ibiribwa byaje guhuza n'uburyo bw'ikigereranyo no kudakurikiza amahame n'imyitwarire myiza n'ubusabane bw'umwuka. Ibitabo rero by'idini akenshi byakoresheje imvugo y'imirire mu gusobanura uko umuntu ahagaze mu buryo bw'umwuka. Ibi byerekana ko ibi bibuza kurya bikora no ku rwego rw'imitekerereze itandukanye icyarimwe. Mu myemerere ya Isilamu amategeko y'imirire akenshi ahuzwa n'inyito bita tayibu, ibyiza, isuku, ugereranyije na kabith, ubucucike cyangwa se umwanda. Muri Korani izi nyito zifatwa kenshi hamwe, bigaragaza ko amategeko y'imirire agamije kubungabunga isuku y'umubiri n'iy'umwuka. Abasufi bo basobanura ibi ngibi mu buryo burambuye cyane. Bafata imyitwarire y'imirire nk'imyitozo yo kwiyiriza umwuka. Gucunga ibyo umuntu afata mu mubiri bigira uruhare no kwitoza gucunga ibyo umuntu yemerera mu mutima no mu bwenge. Mu myemerere ya Kiyahudi rero ya Kabbalah, ingurube ihuzwa na Sitra Akra cyangwa se ruhande rw'indi, rigizwe n'imbaraga z'umwuka utari mwiza. Umwanya wihariye w'ingurube kuko ifite ikimenyetso kimwe gishyitse, ibinono byacitsemo kabiri ariko ntigifite ikindi cyo guhekenya, gihagarariye rero uburyarya n'uburyarya bw'imitekerereze, ikagaragaza nk'ikiranuka mu buryo bumwe ariko ikaba ifite umwanda nyamukuru. Ubusobanuro bw'iki kimenyetso buhindura itegeko ry'imirire rikaba ari uburangare bwo ku rwego rw'umwuka, rigamije gukangurira abantu kwirinda ingaruka z'uburyarya n'imyitwarire isa n'iryiza ariko ikaba ifite umwanda w'imbere. Amadini yombi ashimangira ko gukurikiza amategeko y'Imana harimo amategeko y'imirire ari kwiyegurira ubwenge bw'Imana. Niyo ubushobozi bw'umuntu bwo busobanukirwa bwaba bukeya. Uko kwiyegurira Imana ubwayo ni imyitozo y'umwuka, itera kugira ubwiyoroshye no kwizera imyerekezo y'Imana. Kubahiriza ibibuza kurya ntibikorwa nk'itegeko ryonyine, ahubwo ni imyitozo y'umwuka igamije gukurura imico y'ingenzi y'umuco w'idini. Kwibanda rero ku mirire, ku bushishozi, kwitondera inkomoko y'ibiribwa n'uburyo bitegurwa bitanga amahirwe menshi kuri buri munsi yo kugira kwitonda ku rwego rw'umwuka. Buri funguro rero riba ari amahirwe. Kwibuka amategeko y'Imana no kwibuka umwihariko w'idini ryawe. Uku guhuza k'ubumenyi bw'umwuka n'ibikorwa bya buri munsi kugaragaza uburyo buhanitse bwo kumenya Imana, gutandukanya imigenzo ya kera n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Igitangaje nuko imico yombi igifite ibisobanuro by'iherezo ry'ibihe, harimo n'inyito ku ngurube bigaragaza kubuza cyangwa se kurya ingurube bishobora kuba bifite uburemere bw'ikirere n'isanzure. Ibisobanuro bitandukanye mu myemerere yombi bihuza kubahiriza amategeko y'imirire n'intsinzi y'ukuri kw'Imana mu mategeko. Iyi mirire ifitanye isano n'imigendekere y'isi mu buryo bunini burenze iby'ubuzima bw'ako kanya mu muryango w'iki gihe. Iyi myitwarire igikomeza kugira ingaruka cyane ku bantu miliyari hirya no hino ku isi, aho imiryango ya Isilamu n'Abayahudi ikomeza kubahiriza aya mategeko nubwo igihe bya siyanse n'imibereho y'isi bihinduye cyane ugereranyije n'igihe yatangiriye. Ibisobanuro bigezweho byibanda ku buzima, bwerekana ko aya mategeko ashobora kuba ari ubwenge bwa kera ku bijyanye n'imirire n'ubwirinzi bw'indwara, bigashyikirirwa n'ubumenyi kugezwaho ku ndwara zituruka ku nyamaswa n'imiterere y'imirire y'inyamaswa zitandukanye. Abandi bo bakomeza kubahiriza aya mategeko cyane cyane kubera agaciro kayo mu rwego rw'umwuka n'umuco, aho kuba ku nyungu zifatika gusa. Iyi myemerere ikomeza kudufasha kwiga uburyo bwo guhuza cyane ubwenge bwa kera n'ubumenyi bugezweho. Kubahiriza aya mategeko y'imirire n'ubwo buryo bukomeye cyane butunganya ibiryo, kubibika neza n'ubumenyi bw'ubuvuzi byahindutse cyane, bigaragaza akamaro k'umuco kabone n'ubwo ibihe byaba byahindutse. Muri sosiyete zigezweho zifite ibikoresho byo kubika ibiryo mu mashini, amategeko y'isuku mu biribwa n'uburyo bugezweho bwo guteka, ibyago byinshi by'ubuzima byari bifite isano no kurya ingurube nabi byarazamutse cyangwa se biragabanuka. Ariko uburemere bw'umuco, ubusabane bw'umwuka bw'aya mategeko biracyakomeza kwigishwa no kubahirizwa.
Ariko nubwo ibibuza kurya ingurube byashize imyaka ibihumbi, biracyari ingenzi cyane ku idini ya Isilamu n'Abayahudi bubahiriza imyemerere yabo hirya no hino ku isi. Systeme zigezweho zo kugenzura ibiribwa bya Kiyahudi rero n'iya Isilamu zateye imbere cyane, zifite uburyo buhanitse bwo gusuzuma ibiribwa by'inganda, bigaragaza uburyo aya mategeko ya kera yabyinjiye mu bihe by'ubu ngubu ariko agasigasira amahame nyamukuru. Inganda zemeza kosher na halal zafashe umwanya ku rwego rw'isi, zikoresha ubumenyi bwa siyanse bugezweho hamwe n'ubugenzuzi bw'idini bwa gakondo kugira ngo iyi mirire ikomeze kubahirizwa no mu buryo bw'inganda zigezweho.